tubwire ibice bitatu ku mubiri w'umuhungu bigukura ku buryo ubona ari kubati mana bitatu byanye ushobora gutwongeza n'ibindi. Okay. Amaguru ya parenthèse. Okay. Akayibare na sexy. Tubweza neza. Umufuka gute? Pocket. Mula. Handsome. Okay, ikindi si igice ariko ni character ukuntu ateye. Ariko reka tujye muri physical. Ndabiza niyo wambajije. Umuntu udateye nk'abagore. Nyine ufite uri masculine, like a masculine man ufite muscles, like hari abateye nk'abagore. Hari umuntu ufite ibinyama not my type. So ufite nyashi. Numuzari Alyne Sano. Umuntu uri masculine kabisa. Singombwa gym, singombwa ko yaganguje ariko pfa kuba ufite masculine ya mitsi hano gutyo. So ukunda imitsi. Imitsi. Okay. Tukakomeje ikindi kibazo, ikintu washatse kugura hanyuma ugasanga kirahenze cyane ukakireka, ni ikihe? Ni tike ya business class ijya muri Amerika. Wanabitekereje? Uri umukire? Ahubwo this year uzayijyamo? No, ntago uzayijyamo, mba nahise nguri ya economy. Nyine this time uzajya muri business class. Well, after iyo nzajyamo ya economy, hopefully nzagaruka na business class. Nice. Twakomeje Isano, ni cyo kintu udakunda gukora mu gikoni? Ntabwo nkunda guhata ibitoki.